Shalom kuri wowe tubana hano kuri iki gicaniro. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Twongeye kuza kugira ngo tuganire mu ncamake ariko dufate umwanya wo gusenga. Uyu munsi tuzanywe no kuganira amagambo make, tugafata umwanya wo gusenga isengesho risiba rihanagura ibimenyetso twabonye. Ubaye ari ubwa mbere wowe uje ugiye kumva rino sengesho, kugira ngo usobanukirwe agaciro k'iri sengesho, ubanze ugende ukurikirane biriya bimenyetso byose bishobora kuba biri ku buzima bw'umuntu bituma umuntu kubohoka kwe bigorana, biba bimusaba deliverance. Ubwo rero sasa tuje mu isengesho risiba rihanagura biriya bimenyetso. Mbere rero yuko twinjira mu isengesho, hari ijambo tugiye gusoma, ariko tutarasoma ijambo ry'Imana. Ubaye uje ari ubwa mbere hano kuri iki gicaniro, tuguhaye ikaze kugira ngo nawe uhabwe umugisha w'Imana. Kabiri, ntugende udakoze subscribe. Uwiteka akugirire neza, kuko gukora subscribe hano kuri Senga Ubohoke ni umugisha kuri wowe, ni umugisha w'Imana kuri wowe. Imana ibikuzanye hano, ibikuzanye kugira ngo wumve amagambo yayo, ayo abandi bashaka kumva ariko ntibayabone aho bagomba kuyumvira. Imana ikuzanye rero, ikuzanye ahantu hakwiriye kugira ngo wumve ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Ntabwo uzigera wicuza kuba hano kuri iki gicaniro. Imana ikugirire neza. Reka dusenge mbere yuko twinjira mu ijambo, dusengera umwanya twinjiyemo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwanya twinjiyemo turakuraritse kugira ngo buri wese uri uje hano kuri Senga Ubohoke, Mwami ahabwe umugisha. Mwami ufungure amatwi y'umwuka, kandi ufungure rwose n'amaso y'umutima. Amaso y'umutima ahweze abone, kandi amatwi y'imbere yumve asobanukirwe. Mu izina rya Yesu, umwana w'Imana nzima, imbaraga zafata amatwi y'abantu kugira ngo batumva bakamenya, izi mbaraga ndazirukana. Buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke ndamusengera kugira ngo Mwami mu matwi ye y'imbere y'umwuka uyafungure, kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa ibivugirwa kuri iki gicaniro, abashe kumva no gusobanukirwa ijambo ryawe rigiye kuducamo, wadushizemo kugira ngo turihabaza kuri iki gicaniro. Mu izina rya Yesu Kristo, nanjye ndisengeye, mpamagaye bamarayika kugira ngo bangote iburyo n'ibumoso, umwuka wisumba byose ari wo Mwuka Wera anyambare, mpinduka akanwa k'Umwuka Wera, mpinduka akanwa k'Imana ihoraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo, mu ijambo, mu isengesho ry'uno munsi, Mwami ndagusaba kugira ngo mu ijambo no mu isengesho ry'uno munsi ukora ibikomeye, usibe ibimenyetso Satani yagiye ashira mu bantu, ubihanagure byose uko byakabaye, ndetse n'icyo yaba yarankizeho nanjye ugisibe, tubohokere icyarimwe mu izina rya Yesu, kuko wavuze ngo umwigisha agabane n'umwigishwa. Urakoze kubw'umwuka wawe n'imbaraga zawe bigiye gukora ibikomeye ku buzima bwanjye n'ubw'abanyumva. Ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, amen. Twavuze ku bimenyetso, tubona ko isi y'umwuka ivugira mu bimenyetso, ikorera mu bimenyetso. Tubona ko tutagomba gutesha agaciro ibimenyetso tubona ku mibiri yacu. Hari ibyo twishyizeho ubwacu, hari niba byarizanye tutazi uburyo byajemo. Twabonye ibyo twishyizeho ubwacu ni zandasago. Zandasago ujya ku mupfumu akakurasaga, akarasaga mu ruhanga, akarasaga mu gatuza, akarasaga ku kirenge, akarasaga ku kibero, hakaba n'abarasagwa kuri sex. Twasobanuye izo ndasago icyo ziba zivuze, kuko twabonye ko amaraso ari yarimwe ubugingo bw'umuntu. Ari impamvu mu Balewi Imana yari yarabujije Abisiraheli kuryana amatungo n'amaraso yayo, kuko ngo ubugingo bw'itungo buba buri muri ya maraso.
noneho tubona yuko mubyibuke ko Satani aba ashaka ko akorana n'abana b'abantu isezerano ry'amaraso. Iyo rero waciwe indasago, hari isezerano uba ukoranye n'imizimu y'abapfumu biciye muri rwa rurasago. Ni ukuvuga ngo niba uciwe ururasago mu ruhanga rw'umuntu, habamo ikintu gikomeye cyane. Ugacibwa indasago mu ruhanga, bazakontorora inyenyeri yawe, bakontorora igikundiro cyawe, bakontorora imbere hawe haba hashyizwe mu isi y'umwijima, haba hashyizwe mu kuboko kw'abadayimoni, haba hashyizwe mu kuboko kw'imizimu ya wa mupfumu. Niba noneho sasa ako kamenyetso gasigaye mu ruhanga rwawe, kabone nubwo kazasibangana, mu isi y'umwuka ntigasibangana. Ni ukuvuga ngo rero bituma abadayimoni bakwanjama kandi usenga, bituma imyuka mibi itakuvaho kandi usenga, kugeza igihe unyujijwe mu masengesho ya deliverance. Tuvuye aho ngaho rero, ubwo umenye ntago ibi byose twabisobanurira umwanya umwe, twarabisobanuye. Bivuga indasago, mbega nubona hari ururasago rukuri kunda, bivuga ngo menya ngo icyo kuzimu yabonye mu nda yawe hari urubyaro rukomeye. Niba uri umugore, babonye ko mu nda yawe hazaturuka urubyaro rukomeye. So ugomba kubyara rero abana babyarirwa mu isi yindi myuka ikuzimu, bakabadomina, cyangwa imizimu ya wa mupfumu ikadomina uwo mwana. Bivuga ngo rero ku muntu wese waragiye mu bapfumu atwite, cyangwa se akajyayo mbere yuko atwita, akajya mu bapfumu, uwo mwana aba akeneye gusengerwa kugira ngo abahoke. Mbere yuko nkomeza, reka mbahe ubuhamya gato bw'umuntu umwe gutya bwonzi. Hariho umugore, ngo n'ubuhamya, ntabwo ari inkuru, ni ubuhamya bw'ibyabaye ngiye kubabwira. Hariho umudamu wakundaga umugabo we, ariko umugabo we akazajya ataha nijoro cyane. Kuko uwo mugabo yatahaga nijoro cyane, uwo mudamu akifuza ko umugabo we yajya ataha kare. Yarafuhaga, umugabo ugasanga atashye saa 4, saa 5 z'ijoro, ndetse rimwe na rimwe na saa 6. Umugore rero ajya ku mupfumu, agiye ku mupfumu amubwira yuko asaba ko umupfumu icyo yamukora, icyo yamufasha ari uko yagira gute, yamufasha umugabo we akazajya ataha kare. Umugore aramubaza ati, urifuza ko umugabo wawe nibura yajya ataha nka saa ngapi? Undi aramubwira ati, ndifuza ko nibura saa 1, kuva saa 12 n'igice, saa 1 agomba kuba yageze mu rugo. Icyo umupfumu yamukoreye ni iki? Yaramubwiye ati, fata aya mazi, amushyiriramo imiti. Aramubwira ati, ugende uyoge. Nyuma yo koga aya mazi, amuha n'urushinge, urushinge rudoda imyenda. Avuga ati, urushinge narwo urutware. Urushinge nturubone gutya, urushinge nubwo urubona mu maso yawe, ntabwo ari urushinge, ni igini rizagufasha. Umugore aratashye, ageze mu rugo, yoga y'amazi. Amaze koga y'amazi, bashyizemo iki? Bashyizemo umuti. Ariko hakaba n'undi muti yari yamuhaye, aramubwira ngo azawushyire mu mazi nawe umugabo agomba kunywa, amutegurira ku meza. Ubwo umugore aroga, amaze koga, umugabo mu kunywa y'amazi yari yamuteguriye ku meza, umugabo ajya kuryama. Agiye kuryama, icyabaye ku mugabo, yahise asinzira. Bya bitotsi twigeze twigisha iby'ibitotsi bya kirozi, ugenda ureba uraza kubona ibitotsi byo mu mwuka, narabyigishije icyigisho cy'ibitotsi byo mu mwuka.
ubwo rero umugabo yahise asinzirizwa ibitotsi bya kirozini. Uvuga ngo ibitotsi bya kirozini ni ibitotsi biza ari byinshi biremereye ku buryo iyo byagufashe umuntu cyose yagukoreraho ntabwo ushobora kucyumva. Hakozwe iki rero? Ubwo yari yamuhaye ibwiriza, umupfumu abwira umugore ati uru rushinge noneho umugabo namara gusinzira ugende urushyire mu kiganza cye, urushyire mu kiganza asinziriye. Ubwo umugore nibyo koko yacunze umugabo wasinziriye, afata rwa rushinge arushyira mu kiganza cy'umugabo. Umugore mu buhamya atanga avuga yuko rwa rushinge rwahise abona rutebeye rwinjira mu kiganza ngo hacike ikinogo, rurinjira. Rumaze kwinjira mu mubiri w'umugabo, umugabo noneho igihe cyo kuza gukanguka akanguka nyine nta kibazo afite. Noneho sasa umugabo byagiraga 12:30 ya saha yifuzaga ko agomba kuba yageze mu rugo. Umugabo akumva urushinge, ikintu kimujomba nk'urushinge mu mbavu ziwe, kikamutikura mu mbavu, rimwe na rimwe kigashaka no gusoka umutima. Cyamara gusoka umutima, umugabo agahita yirukanka ataha, yagera mu rugo cya kintu bwa buribwe na wa musongo ugahita ushira. Ariko akazajya ahora aza atakira umumama, atakira umugore, amuga ati madamu. Iyo bigeze amasaha 12:30 saa moya, numva ibintu binjombagura mu mubiri, bikanjomba mu mubiri. Ariko ntangazwa nuko iyo ngeze hano mu rugo bihita bihagarara. Umugabo ajya kwa muganga, ndavuga kwa muganga usanzwe, barapima bashakisha indwara barayibura, bashakisha impamvu y'ibyo ngibyo barayibura, babega babura ikibitera, babura ubwo igituma iyo misonga, impamvu y'iyo misonga n'ibyo bintu biba bimujomba mu mbavu, rimwe na rimwe bigasatira n'umutima. Haje gukorwa iki? Ubwo umudamu, kuko umugabo yaza ataka cyane arira, nyuma y'umwaka nyine umugore atahira igihe, umugabo atahira igihe, umugore aza kujya kwa mupfumu. Hambwa ati rero ndakwinginze, umugabo wanjye bya bintu twamukoreye bimumereye nabi, ndumva mugiriye imbabazi, murogore, ndakwinginze rwose murogore. Umupfumu aravuga ati ntago byakunda, icyamugiyemo sinabasha kukimukuramo, keretse wenda uramutse ugiye gushaka ubundi mupfumu wenda, ariko njye sinabishobora kugira ngo mukuremo ruriya rushinge. Hamwe nakubwiye ko riri ari igini rimwinjiyemo atari urushinge, nari urwaye ndakubwira ngo urusu urushinge. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ubwo buhamya bukweretse yuko ushobora kujya mu bapfumu ugashyirwaho ikimenyetso runaka cyangwa ugahabwa ikintu runaka, ariko ikintu hawe runaka nacyo ubwacyo ari ikimenyetso. Icyo kintu uhawe agafu, uhawe akantu ushyira mu ikofi, ako kantu mu isi y'umwuka ukabona ko ari agahu, ukabona nk'ibuye mu buryo bwo mu isi bigaragara, ariko mu isi y'umwuka rishobora akubona nk'ibuye, ukaba inzoka, akaba ishitani, kaba ikindi kiremwa. Hari umumama nawe none njyewe nasengeye ubwange, ambwira ko yagiye mu bapfumu, ajya kuraguza umwana we wari wapfuye imburagihe, ajya kubaza uwagize gute uwamwiciye umwana. Muri uko kujya kuraguza ko wamwiciye umwana, bashika wishe umwana we, bashitse wishe umwana we, bamubaza impamvu yishe umwana we. Uwishe umwana we avuga yuko yagiye mu bapfumu, ajya mu bapfumu ashaka kugira ngo ajye ahinga yeze bibugande. Uwo yaragiye Bugande, mu bapfumu y'Ubugande icyo bamukoreye, bamuhaye akantu kagaho, baramubwira ngo agende agashyire mu murima. Ako gahu
kinyamaswa yagashyize mu murima ngo umurima ko kutangira umwaka wa mbere areza, ariko umwaka urangiye igihembwe cy'umwaka cyose niba umwaka urangiye wihinga, ngo atangira kubona inzoka kazagize kamubwira ngo duhe ibitambo, turashaka ibitambo, kagaho kaje guhinduka inzoka, noneho ya nzoka ikazagize ikamubwira ngo turashaka ibitambo by'amaraso. Ubwo uwo mugore yatangiye kuzajya atanga abantu bo mu muryango, bagenda barashira, bamaze gushira biba ngombwa ko yadukira agafata umwana w'uwo mudamu. Ndagira nkubwire ngo rero uburozi mu isi y'umwuka ni danje. Uburozi ushobora kujya ku mupfumu akaguha ikintu, ubwo ntumenye ngo wowe uhashye uburozi nawe ugiye kuba umurozi. Ubundi umuswahili hari amagambo abiri atandukanye, hari uwitwa mushirikina na mchawi. Mchawi na mushirikina. Mchawi nyine ni umurozi, mushirikina urumva ni umuntu nyine nawe usanzwe ujya mu bintu by'abarozi, ubwo rero ufatanya n'abarozi nawe uroga. Ubwo no mu yandi magambo wowe ubaye mushirikina, ubaye umurozi nawe. So no mu isi y'umwuka rero ufite akaga ko nuramuka uvuye no muri ibyo bintu kaza ugakizwa, ya myuka ikomeza kugukurikirana igakomeza kukwanjama, dore ko ubu gifite ibimenyetso byayo ari izo ndasago, hari iki isengesho rero tuje guhanagura izo ndasago, tuje kuzitesha agaciro. Ni isengesho rimenagura ibimenyetso byose bikuri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Noneho rero nihuta, reka dusome ijambo ry'Imana. Nabanje gutanga ubuhamya kugira ngo bubafashe gusobanukirwa no kumenya agaciro k'ibintu, ko n'ibintu muhabwa mu bapfumu bishobora kuba ibimenyetso abadayimoni bashingiraho nyine bakabanjama. Noneho hari ikimenyetso gishobora gushyirwa mu maraso yawe, hari ikimenyetso gishobora gushyirwa mu mpyiko yawe, hari ikimenyetso gishobora gushyirwa mu rubavu rwawe, hari ikimenyetso gishobora gushyirwa mu ruhanga rwawe, hari ikimenyetso gishobora gushyirwa mu gifu cyawe. Bya bindi mbega bikuba ku mubiri, ibyo mwebwe mwita indwara, kandi koko abaganga bakabona ko ari indwara, hari igihe biba ari ibimenyetso by'urupfu rugomba kuzabatwara. Bakohereza idayimoni bakabwira ngo genda winjire muri we uhinduke kanseri, genda winjire muri we uhinduke diabete. Noneho iyo diabete ikaba iri muri wowe, ariko ari ikimenyetso cy'indwara izaguhitana kagukura mu buzima bwa hano ku isi, ari ikimenyetso cy'urupfu. Reka mbisobanure neza, iyo diabete ikaba ari ikimenyetso cy'urupfu ruzagutwarira mu ndwara yitwa diabete. Ushobora gushyirwamo ikimenyetso cy'inyatsi cy'uko utazigera utunga amafaranga mu buzima bwawe. Noneho rimwe na rimwe ukazajya wumva icyo kiganza cyawe, mu kiganza cyawe ukumva ibintu bigenda kumera nk'ibinya, kumbe ni ikidayimoni kiri muri icyo kiganza, ari cyo kimenyetso cyabwiwe ngo ntuzemere ko atunga amafaranga, cyangwa mu kaboko ntuzemere ko ari mu byo akora ibintu kikumereye nabi, kandi ari ikimenyetso cya Satani. Tuje rero kugira ngo tumenagure ibyo bimenyetso byose, tubisenye. Reka dusome Ibyahishuwe 16:2, hanyuma dukora isengesho. Ngiye gusoma ibyanditswe bikeya bibiri gutyo, ndetse bitatu tugomba gusengeramo duhanagura ibimenyetso, tubihanagure mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ibyahishuwe 16:2 handitse ngo uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cy'aya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bibi. Ongere nsome ngo uwa mbere agenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cy'aya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Urumva uyu marayika wasutse urwabya yarasutse, rwari ruvuyemo icyago, ariko icyo cyago hari abantu kigenewe abafite ikimenyetso.
icyo cyago cy'ibisebe bikomeye kigomba kubaho ku bantu bafite ikimenyetso. Isi y'umwijima igiye gukora igashaka guteza ibibazo mu mwuka, ireba ngo ni bande bafite ikimenyetso cyemewe ko bagomba guhura n'ubu burwayi, cyemewe ko bagomba guhura n'inyatsi n'ibyago n'amakuba. Ntabwo ipfa gukora gusa, ikimenyetso gishobora kuguteza ibibazo igihe kiri ku mubiri wawe. Narababwiye ngo Satani yigana Imana mu ikora ry'umurimo we. Ntabwo apfa gukora gusa, arigana, arakopera. Nuvuga ngo nta kintu ahimba ubwe, ahanga ubwe. Nta bihangano Satani agira, we akopera Imana. Ndagira nkubwire rero nshuti muri Kristo Yesu, ntabwo igihe cyose ikimenyetso ufite mu buzima bwawe, ku mubiri wawe, kitasibwe, kitahanaguwe, imbaraga z'umwanzi ziragukurikirana. Wumvise ko uyu mumarayika mu gusuka urwabya rw'ibyago, ibyo byago byafashe abantu bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Umurozi ashobora kugushyiraho ikimenyetso cye kugira ngo igihe cyose asunike ihembe rigufate, kandi rize ryinjirire muri cya kimenyetso, rize ryinjirire. Bishobora kuba ikimenyetso cyaba kibibi wavukanye, cyaba agashyundo, akantu kaje kakabyimba gutyo from nowhere, cyangwa gaeri igihe ugasanga urakimenye ariko kikagenda kikabyimba kikaba ikindi kintu. Wewe wajya ubona ibyo bimenyetso ukibwira ngo nibisanzwe, kumbe ni ibimenyetso by'abarozi bagushyizeho kugira ngo babashe kukudomina. Niba uri umuntu batifuza kutera imbere, barafashe inyenyeri y'ubutunzi bwawe, cyangwa barafashe inyenyeri y'ubwenge, cyangwa se barafashe amahirwe yawe, cyangwa barafashe iterambere ryawe ari ryo baboshye, cyangwa se niba baravuze bati ntazigera ashaka mu buzima, ntazahirwe n'urugo, bakagushyiraho icyo cyapa. Ubundi mu isi y'umwuka kiba ari icyapa bakumakingaho, bagushyiraho. Noneho sasa ni ukuvuga ngo uzakora ibishoboka byose nutangira gushaka kwinjira mu byo wifuza kwinjiramo, dayimoni hite yoherezwa, kuko mu mwuka cya kimenyetso kibafasha kugukontorora no kukubona aho uri hose. Noneho sasa babona watangiye kugira imigambi ishaka kugera kuri bya bindi badashaka kugeraho, bagahita basunika dayimoni kazi kinjira muri cya kimenyetso. Hari n'igihe rero ikimenyetso gishobora kuba indwara mu mubiri wawe, gishobora kuba indwara mu mubiri wawe, icyo indwara ikazi gahinduka ikimenyetso mu mubiri wawe. Hari igihe idashobora kuba n'indwara ndetse, ahubwo wowe ukazajya wumva ikintu kigenda mu nda yawe, icyo ari ikidayimoni bamaze gusunika mu mubiri wawe, kigenda mu mubiri wawe. Reka dusome Ibyahishuwe 5:2 bundi duhite tunasenga. Sinshaka gutinda kuri ibi bintu, nabyigishijeho narabivuze, ntabwo nshaka kubisubiramo, narinje kugira ngo dusenge. Ariko reka dusome Ibyahishuwe 5:2 ari wo murongo. Ubwo wowe utaradukurikiranye, genda urebe ibyo byigisho urabibona. Twebwe tugiye guhita dusenga. 5:2 ni wo murongo tugiye gusengeramo. Ibyahishuwe 5:2 handitse ngo, umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanyije. Kumbe tubonye yuko Yesu Kristo ari we wanesheje kugira ngo amenagure ibimenyetso. Ibyo bimenyetso by'abarozi bimenagurwa n'imbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo, bimenagurwa n'umwami Yesu Kristo, intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi wanesheje. Iki gitabo nkigarutseho gatoya, cyangwa se ubundi nzana kigarukaho ubwacyo. Iki gitabo cyari gifatanije, ngo gifatanyijwe. Yohana, cyangwa se Yohana yabonaga akabona nta muntu uhari
wo kukibumbura ngo amenye ibimenyetso bigifatanyije. Kuvuga ngo ibimenyetso by'abifatanyije iki gitabo bisobanura ngo ntawemerewe kumenya ibiri muri iki gitabo. Byasobanuraga ngo ibimenyetso byari bifatanyije icyo gitabo, nuvuga ngo ni igitabo cyari gifunze, bisobanura ko kitemerewe gufungurwa, kitemerewe gusomwa ibicirimo. Niyo mpamvu mu ijuru habuze uwabumbura iki gitabo mu bamarayika bose, ariko hagaragara intare y'umuryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi, ko ari we wenyine unesheje kugira ngo abumbure icyo gitabo amene n'ibimenyetso bigifatanyije. Nuvuga ngo rero ushobora gushyirirwaho ikimenyetso cyo kugira ngo utazagira ibyo umenya mu buzima bwawe, utazagira ibyo uhishurirwa mu buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo bazumva ariko ntibazasobanukirwa. So nuvuga ngo rero ukaba waza nkanga kuri iki gicaniro, ibyo tuvuga ntubisobanukirwe kuko washyizweho ibimenyetso n'abarozi kugira ngo utamenya ukabohoka, cyangwa se ushyirwaho ibimenyetso na Satani abishyira mu matwi yawe, ndetse rimwe na rimwe ikimenyetso kikoreka ko amatwi yawe akontororwa n'izindi mbaraga. Ikimenyetso cya mbere nuko ushobora kuzajya wumva rimwe na rimwe ibintu biduhira mu gutwi, ukumva ugutwi muri make, ukagira ibibazo mu gutwi. Buriya mu gutwi wagize ikibazo mu gutwi, ujye umenya ngo hari inyenyeri yo kumva no gusobanukirwa yibwe, yatwawe, yacomowe mu gutwi kwawe. Noneho ushyirwa mu mwuka baba bagushyizemo umwuka wo kugira ngo wowe niwumva ntugasobanukirwe. Ndasengera uko gutwi kugira ngo wumve usobanukirwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwo kumva no gusobanukirwa bukwinjiremo mu gutwi mu izina rya Yesu, ubwo wibwe bukugarukire. Reka rero dufate umwanya wo gusenga. Ndakugayidinga, ndakuyobora mu isengesho nsenga wowe ushaka kugira ngo uribohokeremo. Ndatura amagambo ugende uyasubiramo. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, Mwami Uwiteka Nyiringabo, nje imbere y'amaso yawe sabye imbabazi z'ibyaha byose nakoze, nkiri mu bujiji, nkiri mu bupfapfa, ibyo nigaraguyemo, nkajya mu bigirwamana, nkajya mu bapfumu, nkajya mu bakozi ba Satani, nkisanga mu bicaniro by'abadayimoni. Aka kanya Uwiteka ndaje kumbabarire, mbabarire Uwiteka. Amaraso y'umwana w'Imana yamenetse ku bwanjye, yuhagira ibyaha byanjye, yuhagira ibicumuro byanjye, ankureho gukiranirwa kose, gukiranirwa k'umutima, gukiranirwa kw'akanwa, gukiranirwa k'ubwenge, gukiranirwa kw'amaboko, gukiranirwa k'umubiri wanjye wose. Ibyaha byose nakoresheje umubiri wanjye mbisabiye imbabazi. Ibyo nakoresheje akanwa kanjye mbisabiye imbabazi. Ibyo nakoresheje nkabikoresha ubwenge bwanjye mbisabiye imbabazi. Aka kanya Uwiteka natuye gukiranirwa kwanjye kose kwanjyanye mu bapfumu, mu barozi, nkisanga ku bicaniro by'abadayimoni, nkurikiye izindi mana zitabasha gukiza, zitabasha kurokora. Njirira imbabazi Uwiteka, ndakugarukiye. Handitswe yuko ninkugarukira nawe uzangarukira. Uyu munsi ndakugarukiye n'umutima wanjye wose, ndakugarukiye n'ubwenge bwanjye bwose. Uwiteka, amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba ku bwanjye, uyu munsi asibe ibicumuro byanjye n'ibyaha byanjye bitwikirwe. Handitswe yuko hahirwa uwababariwe ibicumuro bye bigatwikirwa. Uyu munsi ibicumuro byanjye mbibabarirwe, bindi bitwikirwe, binshireho mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Urakoze Mwami, nizeye yuko umbabariye, nizeye yuko unyejeje, nizeye yuko unsibanganyijeho urubanza rw'ibyaha mu ijambo ryawe. Handitswe yuko iminsi yo kujijwa kwanjye wayirengagije. Uwiteka, nkimara kujijuka nkasobanukirwa indasago icyo zivuze
ku mubiri wanjye ko ari ibimenyetso by'abazimu, by'abadayimoni Satani ankontoreramo, andeberamo, angenzuriramo. Ibi bimenyetso by'indasago naciwe n'umurozi n'umupfumu Uwiteka, izo naciwe ku kirenge, izo naciwe kuri sexe, izo naciwe ku ibere, mu gatuza, mu bitugu, mu mugongo, ku kirenge. Uyu munsi ndagusaba Yesu Kristo, ijambo ryawe rivuze yuko ari wowe wanesheje, wowe ntare umuryango wa Yuda waranesheje, kugira ngo ubumbure igitabo umene n'ibimenyetso bigifatanyije muri wowe Yesu Kristo. Reka ibimenyetso byari biri ku muri wanjye bimenagurike mu izina rya Yesu Kristo, bimenagurike mu izina rya Yesu Kristo, bimenagurike ibiri mu maraso yanjye, bimenagurike ibyo nashyizwemo n'abarozi, ibyo ntazi, ibyo nashyizwemo na Satani, ibyo nashyizwemo n'isi y'umwijima. Aka kanya bimenagure mu izina rya Yesu Kristo, ibindasago zimenagure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenagura ururasago rwo ku gahanga n'icyo ruhagarariye, nbyitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Abanciye ururasago mu gahanga bakanyinjiza mu isezerano ry'abazimu, kugira ngo Uwiteka bagenzure ubwonko bwanjye n'ubwenge bwanjye, bagenzure inyenyeri yanjye. Aka kanya ururasago ndarusiba rwo mu gahanga, ndusibishije amaraso Yesu Kristo, ndusibishije izina rya Yesu Kristo ryatsinze urupfu, ritsinda ukuzimu. Yesu mbohora, Yesu Kristo mbohora, bohora uruhanga rwanjye, bohora ikirenge cyanjye, bohora inda yanjye, bohora bohora inda yanjye, bohora sexe yanjye, bohora iki kirenge, bohora uku kuboko, bohora iki kiganza mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza ikiganza cyanjye cyakira ururasago, nanze iki kimenyetso cy'ururasago ku kiganza cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nanze ururasago rwo kunda, rwo ku mugongo, nzitesha agaciro, ndazisiba, ndazisiba mu izina rya Yesu Kristo, ndazisiba mu mbaraga amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo nitandukanyije na buri ntego umwanzi yaramfiteho mukunda saga, icyatumye ndasagwa, abandi asagiye kunkontorora, abandi asagiye kumpindura umutungo wabo, imari yabo. Uyu munsi wa none ndabivuguruza, sindi umutungo w'abadayimoni, umubiri wanjye si umutungo wa Satani. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, yewe Satani va mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Umubiri wanjye si uwawe, nkwambuye uruhu rwanjye, nkwambuye ingingo zanjye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Buri bimenyetso wanteretsemo, wankizemo, ibiri mu bitugu, ibiri mu mugongo, ibiri mu maguru, ibiri mu maraso, ibiri mu nyama, ibiri mu gifu, ibiri mu rwagashya, ibiri mu bihaha, ibiri mu gatuza mu izina rya Yesu Kristo, ibiri mu mpyiko, ibiri mu mwijima, ibiri mu maso, ibiri mu matwi, ibiri mu mazuru, ndabisenya, ndabirimba mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe gapfa kazuka, handitswe yuko igiti cyose kitatewe na data kizarandurwa mu izina rya Yesu Kristo. Buri kimenyetso cyose cyashyizwe mu mubiri wanjye ari abadayimoni bagishizemo, ari umurozi ugishyizemo, ndakirandura, ndagisiba mu izina rya Yesu Kristo, ndagisiba mu mbaraga amaraso Yesu Kristo, ndagisiba mu maraso Yesu Kristo, ndagisiba mu mbaraga amaraso ya Yesu Kristo. Ikimenyetso gifatira intambwe zanjye, gifatira ibirenge byanjye mu isi y'ikuzimu. Uyu munsi icyo kimenyetso cyafatiraga ibiganza byanjye kigafatira ibirenge, ndakimena, 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 ndagisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ikimenyetso gifatira terambere ryanjye, ndakimena, ndagisenya mu izina rya Yesu Kristo. Wamugaba paka zuka, ikindanga mu maso y'abarozi kimenyekanisha mu isi y'abarozi. Buri murozi wese akamenya katika jina la Yesu, ndagisiba, ndagisiba, ndagisiba
mu izina rya Yesu Kristo, ndagisiba mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Urakoze mwami kwiba ibimenyetso byose byari bindiho, mbisibwe icyo bashize mu irugu, ndagisiba mu izina rya Yesu Kristo. Munsi y'umukondo ndagisiba mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima, aka kanya mbohoje ikiganza cy'umugisha, ikiganza cyacira icyo Uwiteka yandemanye, ndakibohoje. Ukuboko gukora ndakubohoje, ukuboko kwiza ndakubohoje mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapaka zika, mbohoje umutima ukunda Imana, umutima ushaka Imana, umutima usenga mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapaka zuka, ngarukanye umutima muzima, umutima muzima ngarukamo mu izina rya Yesu Kristo. Bwenge buzima bungarutsemo mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapaka suka, amahirwe yose Uwiteka angarutsemo, ayo nasahuye, ayo nibwe yose ndagaruye mu izina rya Yesu Kristo. Ikimenyetso kinyatsi ndagisiba, ndagisiba, ndagisiba mu izina rya Yesu Kristo. Icyo nakizweho n'imizimu yo mu miryango, yo mu bapfumu, uyu munsi iyi mizimu ndayisezeye, iyi mizimu ndayisezeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ko ndabohowe, ndabohowe, ndakize, mbaye muzima mu izina rya Yesu Kristo. Buri ndwara yose yari iri mu mubiri wanjye, y'indogano, y'itekinikano, iyo Satani yatekinitse, iy'abarozi banteretsemo, insohotsemo, insohotsemo. Icumu rya kirozi rinsohotsemo, amahwa ya kirozi ansohotsemo, inzembe z'abarozi zinsohotsemo mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima, ibyuma by'abarozi mbinsohotsemo mu izina rya Yesu Kristo. Buri ndwara yose y'indogano, ewe kanseri, sohokamo. Mwuka wose w'indwara wari waranyokamye, indwara z'abadayimoni, indwara z'imyuka mibi, mwamizimu mwari mwanyinjiyemo, mwari mwaranyinjiyemo mushingiye ku bimenyetso by'amateka y'ibyambayeho ntaramenya Uwiteka, mu izina rya Yesu uyu munsi ndabatsindisha amaraso y'umwana w'intama w'Imana ayamenetse ku musaraba wa Golgotha, kuko handitswe yuko nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'Imana ndetse n'ijambo ryo guhamya kwabo. Aka kanya ndagutsinda wa mwuka we, va mu buzima bwanjye, va mu buzima bwanjye. Ndabohotse, mbaye muzima, ndabohotse, mbaye muzima. Ibimenyetso byose byari bindiho bitaye agaciro, bitaye agaciro, bitaye agaciro, bitaye agaciro. Izina rya Yesu Kristo, ngiye gukora, ngiye kunguka, ngiye gutera imbere, ngiye kugera ku cyo Imana yamvuzeho. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu, destiny yanjye nyinjiyemo, nyinjiyemo. Abari barankizeho ibimenyetso kugira ngo bambuze kwinjira muri destination yanjye, uyu munsi bashyizwe iherezo, uyu munsi bashyizwe iherezo. N'ibimenyetso byose bari barankizeho bitaye agaciro, bivanyweho, bivanyweho, bivanyweho mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe bakazuka. Urakoze mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, ngushyize hejuru kuri Imana imbohoye isi. Ibimenyetso byose byari bindiho, nuhabwa amashimwe, nuhabwa icyubahiro. Wahuri rero, komeza usenge, ni wowe uzi bimwe aho bikuri, bimwe mu bimenyetso bikurimo. Senga, 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 komeza usenye, senya, senya ibyo wumva mu mubiri wawe. Turakubitwitsa, turakubirimbuye, twika, twika, twika itandukanye n'umurozi ukuroga, itandukanye n'ibyo wibonaho byose bitesha agaciro, bitesha agaciro, bitesha agaciro. Atura ubutsinzi ku buzima bwawe. Ijambo riravuga ngo umunyantege nke ature ko ari umunyembaraga. Ijambo riravuga ngo sinzapfa nzarama. Atura yuko utagomba gupfa, atura yuko uri umurame, atura kubaye umutunzi, atura kubaye umukire, atura yuko ibimenyetso byose bakureberagamo bibaye umuyonga, bibaye ivu, ubihanaguje ya maraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba. Komeza usenge, komeza usenge. Imana amahoro iguhe umugisha. Wadukurikiranaga rero wowe utarakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, ndagira nkubwire ngo nakaga gutsengera isengesho utarakira Yesu Kristo mu buzima bwawe. Aya ni amasengesho abakenewe, abagombwa, abareba abantu babanje kwinjiza Yesu Kristo mu buzima bwabo, bakamwizera mu mitima yabo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Rero ubaye wowe utarakizwa kwanza, utarakira umwami Yesu Kristo, bigusaba kugira ngo ubanze uyoborwe mu isengesho ryakira agakiza. Waza kuduhamagara tukagufasha igihe wazumva ukeneye kwanza kwakira agakiza.
kuko mbere iyo usenze isengesho utarakira agakiza hari amashitani twita ruhozi, imyuka ya ruhozi. Wari imyuka ruhozi rero yaza ikihorera igihe waba utarakira Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ahita iyo wamwakiriye akaba umwishingizi w'ubuzima bwawe, akaba umwishingizi w'imibereho yawe. Ariko utaramwakira ukaba wasenga isengesho nk'iri, wowe wahura n'ibibazo. Ahubwo wowe wabanza ukaca mu gikari ukareba nimero yacu, ukazaduhamagara tukagufasha kuri telefoni, ukabanza ukakira agakiza. Wamara kwakira agakiza noneho ukagendera mu murongo umwe natwe wo gutangira kwibohora. Imana iguhe umugisha. Rero kandi Imana ikugire neza. Kora subscribe niba bwari ubwa mbere rugeze hano, ujye ubana natwe, kandi ukore na share ubisangize inshuti zawe n'abavandimwe bawe n'abandi uzi musengana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Mwari kumwe na Pastor Justus. Hari umuntu nigeze kubona muri comment yandika ngo ko ntivuga ndinde. Mwari kumwe na Pastor Justus. Imana amahoro ibagire neza. Shalom shalom.